Yego nibyo, nkunda kiliziya gatolika cyane. Wabyumvise neza, nkunda kiliziya gatolika cyane. Nkunda aba orthodox bose, yewe nkunda ndetse n'uburyo basengamo. Nkunda abangirikani ndetse n'abaporoso muri rusange. Abo bose ndabakunda. Niba rero uri umukristo, abo bose ukwemera kwabo ni kumwe. Niba rero usengera muri Mormons cyangwa se ukaba uri umuhamya wa Yehova, ntago mbese icyo ari cyo cyose kidashyira ubumana bwa Yesu cyangwa se Yesu imbere, ntago abo ngabo bari muri twebwe. Ntago uri umwe muri twe rwose. Hari umupapa mubi waba warabayeho? Yego, yaba yarabayeho. Hari umupapa mwiza se wayoboye kiliziya gatolika mwiza? Yego, nawe yabayeho. Ese ntago muzi ko insengero zose ziriho zaturutse kuri kiliziya gatolika? Mbese izina kiliziya gatolika rikubaka isanzure, rikubaka izina ku rwego mpuzamahanga rwose. Yego, niko bimeze. Niba rero aho ngaho murabizi neza niho aborthodox baturutse, ndetse ni naho abangirikani baturutse, murabyibuka neza. Aho bose bagiye baturuka kuri kiliziya gatolika. Abo bose bagiye bakomora ukwemera kwabo kuri kiliziya gatolika. Ibyo ngibyo rero birumvikana cyane. Mbese amadini yose ariho ubu ngubu, insengero zose zihari ubu ngubu, zose zaturutse kuri kiliziya gatolika. Rero kiliziya gatolika niyo yatangije urugamba rwa mbere rwo kwirukana amadayimoni mu myaka igihumbi ishize, ibihumbi bingahe ishize. Mbese nk'uko n'izindi nsengero muri kino gihe zirimo zibikora, birukana abadayimoni. Abemera Imana benshi barirukana, barasenga, bagasenga neza, ndetse bagafata ingero nziza z'ubukristo. Nibyo rwose. Ibyo ngibyo rero kiliziya gatolika yabitangiye mu myaka myinshi cyane ihera. Rero ibyo ngibyo nibyo byiza cyane bishobora kuba bihari ubu ngubu. Ese ubundi bamwe bajya bavuga ngo mbese muri kiliziya gatolika ihagarariye satani ku isi, cyangwa se ni satani ku isi. Abo ngaho njya mbasengera cyane, ndabasengera cyane rwose. Ese haba hari ruswa iba i Vatican? Yego, irahari nk'uko no mu nsengero zanyu bihari. Haba se hari abantu babi baba bari muri kiliziya gatolika nabo? Yego, barahari nk'uko no mu nsengero zanyu bahari, murabizi neza kundusha. Yego, ariko icy'ingenzi kuri kiliziya gatolika ni kimwe: ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ukwemera Yesu ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Iyo umwemeye rero, aho ngaho uba ubaye umukatolike wuzuye. Mbese kiliziya gatolika ni uruhuririkane, ni urusobe rw'ukwemera kw'Imana muri rusange. Ngaho aho Kristo yubatse kiliziya yiwe, ngaho aho urutare ruherereye, ngaho ni kwa Petero. Ngiyi impamvu nyamukuru nkunda kiliziya gatolika cyane. Ibindi byose ntago bibareba cyane. Ikibareba nuko wowe wemera ko ufite muri wowe, wemera Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi ugashaka kugira imigenzo nk'iya Kristo muri rusange. Mbese ugashaka gukora ibintu bijyanye no kwemera kwa kiliziya muri rusange. Ngaho rero aho urutare ruri, ngaho aho Petero yasize, ngaho umubyeyi Bikira Mariya yasize araze abana, Yezu yasize araze umubyeyi we abana, abemera bose bakibumbira mu rugaga rw'abemeramana. Aho ngaho niho kiliziya gatolika yavukiye mbere. Rero ngiyo impamvu nyamukuru
nemera kiliziya gatolika